nk'umugabo azamikiye ku mugore ibyo byari sawa. Oya uramenye. Ikunjire muri business ubwo Umugabo ntago wakwinjira ku mugore. akakurira ku mugore. Oya. Umugabo ashobora kurira ku mugabo se? Impamo y'Imana. Uyu muhungu aranyice we. Kunda. Reka. Babyeyi. Uyu mugabo ibintu ari kuvuga ngo abagore ubusi badakunda baba barakubyara. Ubusi badakunda baba baravutse. Ujye usoma Bibiliya ariko. None se baragutora. Umugore ntakunda. Uretse nkubaza ikibazo. Wa mugabo we. Uwo mugore ukinisha uri gushaka ibintu byo gusuzugura mufata uko ubonye ukubita hirya no hino utamukunda nkuko bikwiye utamuhakeya nkuko zikwiye umenye ko ari we muntu wakubyaye inkomoko y'umugabo n'umugore nukuvuga ngo hariya niyo soko yacu twe tuva ku bagore urumva abagore Imana yarabaremye imaze kurema umuntu yahise ibaha ubushobozi bwo kugira ngo aribo ba produce nibwo ruganda Imana yahise ishyiraho wa mugabo wowe urinde usuzugura umugore ntumukunde ntumwubaye ntumuhena zake n'iki mujye munasohokana abagore banyu wango nimukisohokana. Hello out there, hello everyone, turabasuje rero umuherereye mu cyo byose bitandukanye. We love you so much as you do. This is Behind the World Show again. MC Stanley, MC Mind, MC Byishimo. Ariko ririya zina reka tubanze mbere ho gatoya. Ririya zina ntago wigize ukura ubwatsi ari byita gukura ubwatsi. Oya no kugura akantu. Ntago wigize ugura akantu. Bira 5,000 wampaye. Nibyo kungurira ntago ari byo ko nagwaye izina. Nzaguha andi mafaranga. Bro, ugiye muri make ndi pare ari umuntu wagwaye izina bamwitande. Ubu no kuvuga ngo wowe wandemeye izina. Umuntu ukomeye cyane. Kuvuga ngo umuntu ubukugeraho ugeze. Ubu uri umuntu ukaze cyane. Pose guys. Yeah, rero big up yourselves. Rero mbazani umuhungu wanyu, umuhungu mukunda. Ibiganiro bye murimo murabikunda cyane. Because of God. Why this guy is shining? This God is shining because of God. God loves him. Uplight. Yeah man, guys, indaho mbazani umusore wanyu nanone kugira ngo tuganire muri aka kagoroba mba mu profesemo gake yavuye mu kazi ariko tukavuga tuti abakunzi ba Behind the World Show tunabaganizeho tumva ukuntu bameze sibyo. Turabizi dufite abakunzi batandukanye benshi cyane, dufite abakunzi Burundi, dufite abakunzi mu Rwanda, dufite abakunzi mu Mozambique, dufite abakunzi South Africa, dufite abakunzi Nigeria, dufite abakunzi Netherlands, big up yourselves. Dufite abakunzi US, big up yourselves. States of America. How are you? France. We love you so much. Oh my God. Bonsoir les amis. Bonsoir la famille. Bonne nuit. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Okay, basuza no muri France. Ubabwire uti sibyo? Ubabwire uti mugire amahoro n'imigisha mu France. Babwire. Bonsoir. Que je lapin. Arape amahoro na ine lapin. C'est lapin. Babwire. Wasoje. Nasoje namaze cyo. Okay, all right. MC Stanley turakwatiriye kuri Behind the World Show ariko ntanubwo umutumire gusanzwe uri uwo mu rugo ni bisanzwe nakagaruka Feel the cast. None rero ubungubu ndagira ngo usuhuza abantu kwa kundi usanzwe ubikora none dukomeze dutangira ikiganiro neza tujye twinikize twinikize igitaramo dutarame byanyabyo. How is it? How are you? Boa noite para todos, meus irmãos. I love you so much. Maria mu kigande bavuga ngo bagaranyo bulungisebo bananje. Ndabemera cyane muri abantu b'abasaza. Abantu bo mu Giswahili vipi? Tunamsifu Mungu hapa huko vipi? Salama sana. Sasa hemo nabashangana. Aupelele mashaka ya mina aupelele bafana ni shake nkwabo nabalanza intamo bamakwezo. Shona kamba bisho. Man. Blessing. Nokwango nta muntu numwe uzigera zamuka adafite wazamukiyeho. Who are you? Waburinde. Buri muntu wese akeneye uwafata kugira ngo azamuke. None ngira nanjye nkugire cyangwa uzamuke nkuzamukireho cyangwa wowe uze nanjye unzamukireho kuko nanjye sinikoraho. Ariko numva nk'umugabo azamikiye ku mugore ibyo byari sawa. Oya uramenye. Ikunjire muri business ubwo ntago wakwinjira ku mugore. Kurira ku mugore. Oya. Umugabo ashobora kurira ku mugabo se? Impamo y'Imana.
uyu muhungu aranyice we mbega ubwo kandi ni bya bintu byantuze mu birema Imana yaremye mu birema Imana yaremye uri umugore ngo niwe ufite umutima urukundo nyuma y'Imana. Abagore se barakunda reka babyeyi uyu mugabo ibintu ari kuvuga ngo abagore ubusi badakunda baba barakubyara ubusi badakunda baba baravutse ujye usoma Bibiliya ariko none se baragutora umugore ntakunda uretse nkubaza ikibazo umugore babyeyi reka nkubaza ikibazo ubu ngubu nimba abagore badakunda ubu mama wawe yarakubyaye atagira urukundo mama wanjye umugore abagore nibo bakabiri ku Mana uretse nkubwire abagore ubundi baranabavuga ngo ni nyina w'Imana nyina wa jambo abagore nibo bakabiri abagore ntibakunda abagabo abagore bagandukira abagabo none abagabo bagakunda abagore babyeyi abagore muri aho ngaho ntago mukunda ijambo rivuze je ntari kumwe nawe abagore ntibakunda abagabo abagore ntibakunda abagabo ahubwo bagandukira abagabo ariko abagore bakunda abana babo n'abakobwa abakobwa reka turetse tubabike ndabibikiye hato mutavaho mukanyima nomero abagore ntibakunda abagabo bagandukira abagabo iyo uvuze kugandukira umugabo bivuga ko dufite abantu benshi cyane bumva batumva ikinyarwanda bumva n'ikirundi kugandukira umugabo ushatse kuvuga iki ubundi kugandukira umugabo ni nko abarundi bashobora kuba bavana nko kumukeza ni nko kumwumvira kumwubaha kumwitaho icyo akeneye cyose none wowe rero we utwo nitwo twita ubundi dukunda kubyita ngo ni keya waguha keya none wowe izo keya ukamuha urukundo rwonyine gusa muri keya zose aguha kukugandukira harimo kuguha ibyo ushaka kugaburira neza kugufurira imyenda gukora utuntu twose utwo dukeya twose agenda aguha wowe icyo ushinzwe ni ukumukunda gusa none ubwo utwo dukeya tuguha muri esanse utwo dukeya abari kugura urukundo cyangwa nuko nawe abagukunda oya abari gushaka urukundo nuvuga ngo abagore nta rukundo bagira ahubwo bararushaka Yesu Kristo ni nayo mpamvu basaza bashaka urukundo Bikira Mariya nyiri muhwe hanyuma rero ndabaramutsa abagore boretse gake mbanze ndamutsa abagore reka boretse gake abagore ndabaramukije abagore mwuje inema muhorana n'Imana mwahebuje abagore bose dore n'abana kazi mubyara boretse gake ariko uri kumvangira dore n'abana mubyara turabakeza bikaba ngombwa yuko tubibikaho nabo tukibikana naho rwose turabaramije murabo kubahwa murakabyara abagore mwubahwe muri abantu bakomeye cyane bagaciro kirange beze babasizukura umaze kubatesha uvuga ngo urabize ko nta rukundo bagira none mvi mitomo urinde wo gukinisha umugore ufite ubushobozi bwo gufura anatetse akonsa n'umwana yarangiza akanakora na ya mirimo yose yo mu rugo umugore ukubura imbuga yose kandi ari gukora byose ukanura kavuze unyibutse ikintu ndashaka ubwire ijambo abagabo batubaha abagore babo tukunda kubibona ku social media hehe abagabo badaha agaciro abagore babo uvuze ako kantu ko gufura guteka buriya umugore imirimo akora mu by'ukuri ni imirimo ikomeye cyane ushobora kwibwira ko wamuhaye iposho wamuhaye amafaranga yo kugura imyenda ari mu nzu atishyura ukumva ko byose ari free nta kibazo ariko umugore we aravunika byatari buriya umuntu kugira ngo uzabimenye ko umugore abyaye nk'umwana wawe akamutereka mu ntoki zakigendera no wabimenye aje akamuguterya akavuga ati fata umwana wawe akigendera we aba yaramutwise tu ibyo kumutwita tubireke akamuzana akavuga ati patron fata umwana wawe ari uruhinja mani no kumuterura ubura kumuterura abagore bubaye mani mbwirira abagabo batubaha abagore babo umugabo wese utubaha umugore we yicare yige yegere hano kuri Behind Walls Show tumuha amasomo azatwariraho mu buzima kandi bikagenda neza wa mugabo we uwo mugore ukinisha uri gushaka ibintu byo gusuzugura mufata uko ubonye ukubita hirya no hino
utamukunda nk'uko bikwiye, utamuhakeya nk'uko zikwiye, umenye ko ari we muntu wakubyaye. Inkomoko y'umugabo ni umugore. Ni ukuvuga ngo hariya niyo soko yacu, twe tuva ku bagore. Urumva, abagore imana yarabaremye, imaze kurema umuntu yahise ibaha ubushobozi bwo kugira ngo aribo ba produce. Nibwo ruganda Imana yahise ishyiraho. Wa mugabo wowe urinde usuzugura umugore, ntumukunde, ntumwubahe, ntumuhe na za keya n'iki n'iki, mujye munasohokana abagore banyu, wango ntimukisohokana. Ubu nkawe wasanga mukunda abagore banyu, mubashyire mu modoka, mucane hasi, mubajyane ku mazi, murye inkoko, munarareyo, mukodeshe hoteli, muryoshye. Abasa ko ni urukundo. Hari akantu bajya bavuga bakavuga ngo ikintu bajya bavuga ngo nta mugabo ugira ikosa mu rugo rwe, ngo kandi ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo bwe. Haze burya byashobokara, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe igihe ari hanze y'urugo. Hanze we ni hanze y'urugo, atari no kuvuga ngo yagiye gushakisha imibereho. Kuvuga ngo umugabo atari mu rugo iwe. No, ubwo se ayo mafuti wavuga nayaye kuba yakubita umuntu, yatera umuntu akadimba hasi, ni ayo mafuti wabashatse kuvuga umuntu. Urabona nk'ubu nkawe, nk'umuntu nkawe kora ushakisha umugati w'umunsi, kubera ko wasohotse wagiye gushakira umugati umugore wawe, hari n'igihe ushobora kumaterekara umuntu cyangwa ukamubeshya kugira ngo ureke umukuraho izo noti zo kugira ujye gutunga umugore wawe. Urumva, ariko umugabo wifashe akanga umugore we, ntamuhekeya, ntamukunde, ntamusohokane, yarangiza akajya gusohokana bya nyiranjweri, umugore yamubwira ati ariko se sheri bimeze bitagahita amubwira ati amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. No, ababeshya cyane, ababeshya uwo muntu. No, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe igihe wagiye gushakishiriza urugo, amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe. Ariko igihe uri mu rugo ugomba kumenya yuko icy'ingenzi ari urukundo muri byose. Nuko ngiye urumva ngo iki kibazo nuko hari abagabo bajya bumva yuko amakosa bakora yose umugore atagomba gukora comment, bakumva ko nyine amakosa yose y'umugabo buba ari uburyo bwe, umugore atashobora kumubwira ati nyamara sheri hari wakoze ntabwo wakoze neza, wagombye gukora gutya. Hari n'abagabo benshi cyane batajya bumva inama z'abagore babo, umugore nta ariko wari uzi yuko wenda aho ngaho mpakubwire neza abagabo benshi ubwo, ariko uzi ko buri imishinga myinshi izanwa n'abagore. Of course, abagore buriya bafite ukuntu mujya musoza imirimo n'iki mu kazi kose ka buri munsi, ukajya kumva kuvugiye mu matwi akavuga ati ariko rero sheri buriya dufunguye nk'irindi duka rya kabiri byaba ari byiza, noneho hariya tukazajya tubigenza uku, irindi duka rikajya hariya rikajyamo kanaka, cyangwa nanjye nkajyayo, ntituzajya tuguma ahantu hamwe. Noneho abagabo aho babera amaniga, abagabo bakunda ikintu bita icyubahiro nabo cyane. Ahitamo gati sawa kabyihora, hashira nk'amezi nk'abiri, burya bari kubitekereza ariko akabona kubyapurika ku kanya, ari buhite yemezo abona ko umugore nyine yageze ijambo abizi, cyangwa ari watanze igitekerezo yabigendeyeho. Ariko simbizi icyo byabitwaye kuko jewe ntago ndabimenya. Jewe amaye igitekerezo nta cyanariza vuba nkanamushimira. Ariko iyo hashize nk'amezi nk'abiri jya kumva ngo ngo buri ngo wazafungura akaduka ngo hahane kanaka, ngo ni idea yawe. Kandi niyo umugore, abagore benshi bapanga imishinga amana abagabo bakayapurika. Ejo warangiza ukigira ngo nge ngo ndi umuhanga, ngo ndi umusuperi. Much respect women salute. Yeah, much respect bamama batubyara. Impamvu igihe nandi nkubwira ibyo ngibyo kubera ko hari abagabo donc umuntu ashobora nk'umugabo akavuga ati ngiye nakoze ikosa, ngo abagabo batinya gupfukamira abagore babo. Urumva wowe wakoze ikosa, hari ukuntu ushobora kugwa mu ikosa kuryo n'umugore aribona ukabona ko wamubangamiye umugore wawe, ugaca bugufi nk'umugabo mu rugo ukavuga ati madame nakosheje naguye mu cyaha cyangwa nagize gutya, umbabarire. Wowe ubyumva ubifata ute? Gupfukama ni kimwe. No, nagara gupfukama kwicisha bugufi, kandi no gupfukama bishatse wapfukama biterwa n'umuco wa muntu. Kwicisha bugufi imbere ni urumva iyo umuntu agiye gusaba imbabazi hari uburyo yitwara. Ndi kuvuga rero bya bintu biri honest, bya bintu biri respectful.
ukishyira bugufi ku mugore wawe ukavuga ati ngiye nakoze ibintu shishi kandi ndabizi ko nabimenye ko nabikoze I'm sorry. Ibyo ni ibintu bisanzwe ariko umugabo ushaka kugira ahagera agomba no kugira amakosa, kandi nta muntu ubaho kuri ino si n'umwe udakosa, ariko umuntu iyo akosheje arakosorwa, kandi ugira Imana agira umukosora n'umuhwitura. Rero umuntu nakubwira ngo ibi bintu wabikoze nabi, ahubwo mwumve neza, wumva ukuntu wabikoze nabi, urebe ko wakuraho isomo ry'ejo hazaza. Rero ntago bishingiye ngo ku mugore, n'umuntu uwo ari we wese yaguha inama. By'umwihariko burya umuntu murarana mu buriri abazi ibintu byinshi byawe, niyo mpamvu inama yaguha uba ugomba kwiha agaciro cyane kuruta iyo umuntu wo hanze. Mbere iyo hanze kuko baravuga ngo nijya kurisha ihera aho ngaho mu rugo. Okay, Stana. Ujya kurongora wateye ivi sibyo? Wateye ivi? Wateye ivi? Reka. Ntabwo wateye ivi? Kubera iki? Nukuba numvaga ntabishaka. Ntabwo wabishakaga? Abantu benshi cyane bakunda kuvuga ngo gutera ivi ngo ni imico y'abazungu, ngo abantu biganye ngo ntago ari imico ya Kinyarwanda. Wowe ubifata nk'iki? Kundi se ega tugiye mu mateka nyarwanda nta mugabo wigeze upfukamira umugore ngo amupropose cyangwa amusabe ko zabana amupfukamire. Reka. Stana, umuntu agira kamere zingahe? Umuntu agira kamere ebyiri. Iyo ni nziza n'imbi. Nize wowe kamere zawe nize? Kamere yawe nziza na kamere mbi niye? Ngira kamere zose. Inziza niyo ugira? Inziza ngira niyo urukundo. Imbi niyo urwango. Urangana byatari? Ndangana byatari, nkanakunda byatari. Niki kintu kijya kikuzamurira kamere y'urwango? Kumbiraje kabisa ikazamuka? Yego. Ni igihe umuntu umenye ko aryarya nari indyarya yanjye. Na kamere iraza kabisa. Byamereza. Umva niba uri indyarya umva suka. Niba uri indyarya suka. Ntago ngukeneye mu buzima bwanjye. Tuvuge umuntu umubana, ari girlfriend cyangwa ari wife, akabona muri mu bukene hahandi hanyuma kabisa ubona landlord agiye kubasohora. Hari ukuntu landlord azagakomanga kubona n'umugabo kabisa afite ubwoba, akabona no byanze agakutana n'umujama ebana wamukunze kubagera ikimushaka bamugata ariko se bite ngati ebana mu rugo hari crise imeze nawe unayo kwishyura nawe akamati simbuka ari kuze mu ndebe agasimbuka turebe bakareba akaza kishyura inzu, yamara kwishyura inzu akakuya ati shiri mbabarire burara amafaranga nahawe na DT buriya. DT buriya hari ukuntu nyine byagenze nta bundi buryo twagize ariko shiri numvaga niba dusohora ntahandi hantu turi buge n'abana niki umbabarire. Wamubabare uwo mugore namubabarira byiteka, ariko icyo yakuye kwa DT ntago nazongera kukimuha. Twabana neza ngati rwose uzigupagasiriza urugo neza. Komeza urupagase rero uzajya ureba DT n'abandi bajama nkabo baguhereze kabisa bye. Noneho agabona barakare ariko jewe rwose ariko twakomeza tukabana pe. Mwabyumvise mwababyeyi yavuze ngo amafuti y'umugabo ngo nibwo buryo none amafuti y'umugore yagiye kuyakora agira ngo ahahire urugo. Nta mugore ugomba kugira amafuti. Amafuti y'umugore ntago aba mato. Nta mugore ukora amafuti mato, kuko abagore mu mafuti yabo n'ay'amagambo no kuzenguruka. Ariko turi muri gender byonyine, turi muri gender. Bivuga wize gender balance ntago gender balance buretse karagura imi karindwi nge ntago ndashaka sibyo. Ariko ukonzi kwa makuru mfite ingo zimwe na zimwe iyo umugore akora n'umugabo agakora usanga umugabo abwira umugore ati wowe uzajya wishyura inzu ugure n'ibyo kurya mu byo mu rugo nanjye nzandihirira abana saving. Turi muri gender cyane ibyo bintu byibuka. Rero nimba wabuze amafaranga yo kwishyura inzu umugore agafite amafuti ashobora kwishyura inzu, babyeyi ni gender. Yo ni gender. Urubanza duca urubanza muri comment mujyemo umuca urubanza ni gender. Na gender kuko nawe wagenda ugakora amafuti yawe ukaza ukishyura inzu. Na gender unca inyuma. None wowe ko wamuca inyuma uyita amafuti yawe umugabo se yaca inyuma umugore? Ntago byita guca inyuma. Akareka
ajya kureba umugabo kandi iyo urebye uragaruka FC tubafite ibintu byinshi cyane mbese behind was show nisi kandi ni ukwango ibintu byose biri inyuma y'ibikuta tugomba kubireba tukabibona neza bye so rero mwebwe mukore subscribe share na like ndetse mujye munakora comment munadukunda cyane turabakunda turabemera muri abantu b'agaciro cyane nimwe mutugeza aha ngaha kandi twongeye tunabashimire uburyo bakomeza kureba inkuru zacu no gukora comment nabonye harimo ama comment ntabwo ari menshi cyane ariko birashimishije mujye mukora comment gusa wenda nimuzajya mudutuka nimba ikiganiro gifite comment 1000 nako ama views 1000 cyangwa 500 habe harimo nka comment gibuze nka 800 cyangwa 900 mujye mukomantinga burya kantu kaga comment kawe dukatubona ko hari tutubona ko hari gatuba tuziranye woza ni mutuzi mujye mudukwita comment unavuga ati ko subundi bimeze bite shawa mutipe ko waje utogosha ubwanwa ibintu ngibyo ariko nabashuti bacu abakunzi bacu mwese Imana igiba umugisha kabisa turabakunda kandi we really appreciate your support kandi twizeye neza ko tutazabatenguha turiro muri projet yo kuzabatembereza umujyi wa Maputo yose ndetse twava mu mujyi wa Maputo tukabatembereza igihugu cyose tukajya no muri province mukabasha gusobanukirwa uko bimeze niturangiza Maputo tukarangiza province mugagiza Mozambique tuzajya no hanze ya Mozambique tubinjize Cape Town tubinjize za Durban ahantu hose kabisa mube muri connected twebwe turi hano kugira ngo tubereke ibiri inyuma y'iki inyuma y'ibikuta ijambo ry'ubwenge ni naryo nahereyeho navuze ngo fata ngufate dufatane amaboko tuzamurane cyangwa niba undenzeho uhagarare wemye nkuzamukireho tuzagera kure inshallah ni cya kirashinya mukanura isumbiseki amaganga y'inkubaganga hurwa n'ay'inkumi ruti ndi rutikura M Stanley MC Mind MC Byishimo akagaruka man. Thank you very much for watching. Thank you very much for sharing. Thanks a lot. Like, for everything. We really like you. We really love your support. Big up yourselves. We love you so much as you do. Fear God. Sure.